Ni itangazo rireba abaturarwanda bose, ni itangazo rigenewe abaturarwanda bose, ni mu bihe by'iminsi mikuru dusanzwe tumenyereye yuko ingendo mu mujyi wa Kigali ziba zikomeje kwiyongera ari nyinshi, ni muri urwo rwego rero hasohowe itangazo. Menya Nibe Info rero murabizi uko tubamenyera uko buri update zose zisohotse, amatangazo aba asohotse tuyabagerezaho ku gihe. Ni muri urwo rwego rero tukuzaniye itangazo rireba abaturarwanda bose. Hashyizweho uburyo bw'ingendo bwihariye mu bihe by'iminsi mikuru. Muri ibi bihe by'iminsi mikuru hashyizweho ingendo zihariye mu buryo bwihariye nyine, ubwo nibyo tugiye kubasobanurira. We ba hafi tubane kandi ureba hasi handitse subscribe, ubanza wakande nimba ari bwo mbere ugeze kuri uno muyoboro. Tubane muri iri tangazo uramenya uko byabaye byahindurwa. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali rero bwatangaje ko muri iki gihe cy'impera z'umwaka hashyizweho uburyo bwihariye bw'ingendo ziva cyangwa zerekeza mu ntara. Ubusanzwe mu bihe by'iminsi mikuru usanga abagenzi berekeza mu ntara zitandukanye aba ari benshi muri za gare, kubera ko n'ubundi benshi baba bifuza gusozanya umwaka n'imiryango yabo, mu gihe abandi ari umwanya baba babonye wo guhagarika imwe mu mirimo bakajya kuruhuka. Muri urwo rwego rero rwo kunoza ingendo mu mujyi wa Kigali muri ibi bihe by'impera z'umwaka wa 2025 hashyizweho uburyo bwihariye bw'ingendo. Ibyo nibyo tugiye kukubwira rero uko byabaye bishyirwaho. Kankubutse gukanda subscribe kuri uno muyoboro ukugezaho update, amatangazo ndetse n'ibyegeranyo, mbese buri byose nta handi wabikura atari kuri Menya Nibe Info. Dutangire rero. Umujyi wa Kigali watangaje ko iyo gahunda izagenerwaho mu gihe cy'iminsi 4, ubwo harimo guhera ku itariki 23 ubwo n'ejo kuwa kabiri, itariki 24 Ukuboza 2025 no kuri 30 kugeza kuri 31 Ukuboza 2025. Ubwo muri iyo minsi abantu bakoresheje umuhora w'amajyepfo, ni ukuvuga Kamonyi, Muhanga, Ruhango, Nyanza, Huye, Nyamasheke, Karongi, Ngororero, Gisagara, Rusizi, Rutsiro na Nyaruguru na Nyamagabe bazajya bafatira imodoka i Nyamirambo kuri stade ya Kigali Pele. Kanongere mbasubiriremo kujya mwumve neza uturere nimba utuye uzajya unyura mu muhora w'amajyepfo, wumva hano uzajya unyura: Kamonyi, Muhanga, Ruhango, Nyanza, Huye, Nyamasheke, Karongi, Ngororero, Gisagara, Rusizi, Rutsiro, Nyaruguru, Nyamagabe bazajya bafatira imodoka muri stade ya Kigali Pele. Noneho abakoresha umuhora w'iburasirazuba berekeza, ubwo harimo za Rwamagana, Kayonza, Gatsibo, Ngoma, Kirehe, nabo bazajya bakoresha gare ya Kabuga. Ubwo aho ni abakoresha umuhora n'ubundi w'iburasirazuba. Nongere mbasubiriremo: Rwamagana na Kayonza na Gatsibo, Ngoma na Kirehe bazajya bakoresha gare ya Kabuga. Naho abakoresha umuhora w'amajyaruguru berekeza Gicumbi, Rulindo, Musanze, Rubavu, Burera, Gakenke na Nyabihu na Nyagatare banyuze Gicumbi bazajya bakoresha gare ya Nyabugogo. Ku rundi ruhande rero ariko aberekeza mu Bugesera bazakomeza gukoresha gare ya Nyanza ya Kicukiro nk'ibisanzwe. Umujyi wa Kigali kandi wibukije abateganya gukora ingendo ko bakwiye kuzitegura bagura amatike hakiri kare mu rwego rwo kwirinda umuvundo muri gare n'ubundi. Reka nkubwire ngo kanda subscribe kuri Menya Nibe Info, ni wo muyoboro wonyine ukugezaho update mu gihe biba bikwiye. Ndagushimiye rero we tubanye. Ni itangazo ryashyizweho umukono n'umuyobozi mukuru w'umujyi wa Kigali, akaba yarigeneye abaturage bose mu by'umwihariko, ubwo cyane cyane abashaka kuzajya bajya mu mujyi wa Kigali cyangwa se abava mu mujyi wa Kigali. Ndagushimira rero we twabanye, murakoze, murakarama, ciao ciao.